Ese ibyo wateganyaga kugeraho mu 2026 uracyabyibuka? Ndagira ngo uyu munsi muri bwa buryo bwo kugira ngo dufatanye kungurana ibitekerezo, ngufashe kwibuka yuko ubu tugeze hagati mu mwaka. Tumaze amezi 6 turi mu mwaka wa 2026. Bivuga ngo dusigaranye indi mezi 6 kugira ngo tujye mu 2027. Mu buryo busanzwe bw'akazi, mu bigo bimwe yabari byigenga cyangwa byikorera, baba bageze mu gihe cyitwa Mid-Year Performance Appraisal cyangwa se Mid-Year Performance Review. Ni igihe umukozi bagenzura ibyo yakoze bakareba niba koko intego bafite muri uwo mwaka hari aho azigejeje. Rero ndagira ngo nkubaze, ese intego wari warihaye muri uyu mwaka urabona urimo kuzigeraho? Ese urimo urabona bimwe wari wariyemeje kugira ngo uzakore ubu ngubu umaze kubigera kuri 50%? Ndagira ngo ngusabe ubyandike ku rupapuro, urebe ibyo wateganyaga kugeraho byose. Birashoboka yuko wari ufite gahunda yo kugira ngo uzikorere, wari ufite gahunda yo kugira ngo uzatangire kuzajya usenga, wari ufite gahunda yo kugura ikibanza, wari ufite gahunda yo kugira ngo urugo rwawe rurusheho kugira amahoro, rurusheho kubaho neza. Ese muri izo ntego zose umaze kugera kuri kangahe kwijana? Wari ufite gahunda yo kugira ngo uzasevinga amafaranga cyangwa wizigamire, ese umaze kwizigamira angahe? Rero ubu ni igihe gikomeye cyane cyo kugira ngo wongere witekerezeho, urebe koko niba uyu mwaka aho tugeze uyu munsi hari ikintu kigera kuri 50% umaze kugeraho. Niba utarakigeraho ntarirarenga, wongere urebe ku rupapuro rwawe, wiha amanota, uvuga ati ngeze kuri 30%, ngeze kuri 20%. None uhita ureba aho byapfiriye, uvuga ati byapfiriye ahangaha, nakoze amakosa menshi, narashayishije, naraspendinze cyane, amafaranga yanjye najugunye muri ibi ngibi. Urebe ibyo bintu byose ushobora kuba waratayemo amafaranga yawe, bishobora gutuma utaratangiye kwikorera, bishobora gutuma utaratangiye kugira ngo ugere ku cyo warugamije, utaratangiye kugira urugo rwiza. Ibyo byose ubirebe, noneho uvuga ati okay, ni iki nakora gitandukanye n'ibi ngibi. Ariko kandi biranashoboka yuko ibyo wagombaga gukora byose wabikoze, ariko urebye uracyari kuri 10%, uracyari 5%, cyangwa se nta nicyo na kimwe urageraho. Reka nguhumurize, reka nkubwire ngo umwana ajya inama cyangwa se kigira inama, ariko umwami niwe afata icyemezo. Usomye mu Migani ibice byaho 3, umurongo waho wa mbere no wa kabiri, haravuga ngo igihe cyose cyagenewe igihe cyacyo. Ngo hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura, hari igihe cyo guseka hakabaho n'igihe cyo kurira, hari igihe cyo kuvuka hakabaho n'igihe cyo gupfa. Rero birashoboka ko waba uri mu bihe byawe byo kurira, ukaba rwose ntacyo utakoze, ariko uri mu bihe byawe byo kurira. Birashoboka ko ari byo bihe biri urimo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iracyagukunda, Imana iragufitiye umugambi mwiza. Imana ifite ubushobozi bwo kuba n'ubw'amezi 6 asigaye nta kintu na kimwe wagezeho, Imana yagushoboza ayo mezi 6 ibyo utagezeho byose ukabigeraho. Icyo ngusaba ni kimwe, gira ibyiringiro mu Mana, Imana ukomeze uyiringire, uvuga ati Imana niwe mpanze amaso. Icya kabiri, ukora ibyo wagombaga gukora byose. Niba ari ukubyuka mu gitondo kare ujya gushaka akazi, byuka ugenda ugashake. Niba ari kugira ngo uhure n'abantu, kugira ngo hagire imishinga mupanga, ibyo bintu bikore. Niba ari ukugabanya inshuti zatumaga amafaranga yawe agenda, izo nshuti zawe zigabanye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubikora ibyo ngibyo, Imana izagushyigikira. Wowe rero ukiri inyuma, ugerageze wigenzure, amezi 6 asigaye hari icyo Imana izagufasha kandi ukagera ku ntego zawe. Mbifurije kugira amezi 6 asigaye meza. Kurikira twese hamwe turi kumwe, muri kumwe.